ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, nimuze tuyoboke ingoma ya Kristu izira iherezo. Ngaya amasomo adufasha kuyoboka Kristu. None kuwa kabiri w'icyumweru cya 34 tariki 23 Ugushyingo 2021. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli, umutwe wa 2, umurongo 31 kugeza ku 45. Muri iyo minsi Danieli abwira Nebukadinezari ati: shobuja rero warabonekewe, dore weretswe ishusho rinini cyane kandi ribengerana byahebuje, ryari rihagaze imbere yawe, kurireba bigatera ubwoba. Umutwe w'iryo shusho wari zahabu nyunguruye, igituza n'amaboko ari feza, inda n'amatako ari umuringa, amaguru akaba icyuma, naho ibirenge icyuma kivanze n'ibumba. Uko akaryitegereje, ako kanya hananuka ibuye nta n'ikiganza kirikozeho, ryikoshora kuri bya birenge by'icyuma kivanze n'ibumba bya rya shusho, rirabijanjagura. Nuko icyuma n'ibumba, umuringa, feza na zahabu bijanjagurikira icyarimwe, bihinduka nk'umurama wo ku mbuga muke. Umuyaga urabitwara, ntihasigara na busa. Ibuye ryari rikocoye iryo shusho rihinduka umusozi munini wuzura isi yose. Inzozi warose rero n'izo ngizo, naho igisobanuro cyazo tugiye kukivugira imbere yawe. Ni wowe ubwirwa shobuja, mwami w'abami. Imana nyir'ijuru yaguhaye ingoma n'ubutegetsi, ububasha n'icyubahiro. Ishyira mu biganza byawe abantu, inyamaswa zo mu gasozi n'inyoni zo mu kirere, aho ziba hose, kandi kugira umugenga wa byose. Umutwe wa zahabu rero ni wowe. Nyuma yawe hazaduka indi ngoma idakomeye nk'iyawe, ikurikirwe n'ingoma y'umuringa, iri ya gatatu, ikazagenga isi yose. Hazaza n'iya kane ikomeye nk'icyuma, mbese nk'ubu icyuma kijanjagura byose kikabihindura ivu. Iyo ngoma nayo izo zose izazijanjagura izihindura ivu. Bya birenge wabonye bikozwe mu ibumba rivanze n'icyuma, ni ingoma izacisha ukubiri, ikazigiramo ubukomere bw'icyuma, nk'uko wabonye icyuma kivanze n'ibumba ritwitse. Ibyo birenge rero bikozwe mu cyuma kivanze n'ibumba by'umubumbyi, byerekana ko iyo ngoma izakomera ku ruhande rumwe, ku rundi ikoroha. Nk'uko wabonye icyuma kivanze n'ibumba ritwitse, abami b'iyo ngoma bazavanga amaraso yabo n'ay'abandi, ariko ay'ubusa boye gusabana, mbese nk'uko icyuma kitavanga n'ibumba ngo bihwane. Mu gihe cy'abo bami, Imana nyir'ijuru izashinga ingoma itazigera irimburwa bibaho, cyangwa yegukanwe n'undi muryango. Izazanjagura kandi itsembe izo ngoma zose, ariko yo izabaho iteka. Mbese nk'uko wabonye ibuye rihananuka ku musozi, nta n'ikiganza kirikozeho, rigahindura ivu icyuma, umuringa, ibumba ritwitse, feza na zahabu. Bityo rero Imana isumba byose yamenyesheje umwami bigomba kuzaba. Ngizi izo zawe nk'uko wazirose n'igisobanuro nyakuri cyazo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Indirimbo dufasha kuzirikanira isomo rya mbere niyo mu gitabo cya Danieli, umutwe wa 3, umurongo 57 kugeza ku 61. Ni mu muririmbire kandi mu murate iteka ryose. Biremwa bya Nyagasani mwese nimusingize Nyagasani. Bamarayika ba Nyagasani nimusingize Nyagasani. Juru nawe singiza Nyagasani. Mazi yo hejuru y'ikirere mwese nimusingize Nyagasani. Binyabubasha mwese nimusingize Nyagasani. Ni mu muririmbire mu murate iteka ryose. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Luka, umutwe wa 21, umurongo wa 5 kugeza ku 11. Muri icyo gihe, kubera ko bamwe barataga uko ingoro y'Imana itatse amabuye meza n'ibintu by'agaciro bari batuye, Yesu arababwira ati: mu byo mureba byose hazaza igihe hatazagira ibuye risigara rigeretse ku rindi, byose bizasenywa. Baramubaza bati: mwigisha, ibyo bizaba ryari, kandi ikimenyetso cy'uko bigiye kuba kizaba ikihe? Nuko Yesu arabasubiza ati: muramenya ntihazagire ubayobya, kuko hazaza benshi bitwaje izina ryanjye, bavuga ngo ni jyewe Kristo. Kandi ngo igihe kiregereje, ntimuzabakurikire. Nimwumva bavuga intambara n'imidugararo, ntimuzakuka umutima. Ibyo bigomba kuba, ariko ntibizaba ari byo herezo. Arongera ababwira ati: igihugu kizahagurukira ikindi, ingoma ishyamirane n'indi. Hazaba imitingito y'isi ikomeye,
ahandi hatera ibyorezo n'inzara. Hazaba ibintu biteye ubwoba n'ibimenyetso bikomeye biturutse ku ijuru. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Kristo nyir'imitsindo naganzi wacu, tumubone, tumwereke abandi, tumuyoboke buri munsi. Aya masomo y'uyu munsi akubiyemo ijambo ingoma. Hari ingoma zizashira, bishatse kuvuga ingoma z'iyi si, ariko hari indi ngoma izazayo iramba, ihoraho, ingoma ya Kristo, ingoma y'Imana. Tout être a un commencement et une fin. Ikintu cyose cyaremwe kigira intangiriro kikagira n'iherezo. Ibyo byose nyine byaremwe bikagenwa n'ibihe ndetse n'ahantu, le temps et l'espace. Naho Imana yo ihoraho ubuziraherezo. Dieu est éternel. Amasomo y'uyu munsi aratwibutsa ko ibintu byose bizagira iherezo. Ingoma z'isi zagira iherezo, ariko ingoma ya Kristo yo ntizashira, izaramba. Mu isomo rya mbere twumvise umuhanuzi Daniyeli, muri b'abasore tumaze iminsi twumva banze kwihumanya, bakanga kurya ku biryo by'umwami byari bihumanye, nuko bagahorana igitinyiro cya Nyagasani. Uyu Daniyeli rero yari afite ubushishozi bwo gusobanurira amabonekerwa n'inzozi. Kubera iki bwa bushishozi bwa kureba imbere? Kuko atihumanyije nyine. Mu gihe umwami yibwiraga ko yafatishije byarangiye, ko atazongera kunyagwa, ko yakize birangiye, hehe n'ubukene, ingoma ye hehe no kuzarangira ukundi. Noneho uyu mwami atunguwe nuko hari umugwije ukuri byibuze, kuko ingoma ye nyine izagira iherezo. Abantu benshi turi nkoma amashyi, akenshi ntabwo tubwiza abagenzi bacu ukuri, cyane cyane no superieur abadukuriye. Turabaryarya tukabaryaryata bikarangira bicinye icyara. Babyeyi bavandimwe, abayobozi bakomeye bashimishwa n'utubundi tw'ubuki, akabindi k'ubuki. Babyeyi kujya guhakwa nyine, bagashimishwa n'abaje kubahakwaho, ababazaniye uruboho, navugaga ruswa, abaje kubashimisha babashimashima, babandi bazabagana bababwira amaringushyo, babataka bati urakarama mwami, urakabaho, ni wowe uyobora neza ku isi hose, ntugasaze. Yewe hari n'abaryoherwa bagakomeza bashyenga kugeza n'ubwo babwiye uwo muyobozi bati ntugapfe. Wa muyobozi nawe yakumva ko atazapfa, nuko agahita amusubiza ati ndakugabiye, ngo haye inka, ngo haye ikinyita cy'ubutegetsi. Bavandimwe b'amaco y'inda babaye benshi, ariko byose bizashira. Ibaze nawe kuba uri kugaba ibitari byawe, anacyo bita mu Gifaransa être généreux dans les biens d'autrui. Ugashimishwa gusa no gufasha abandi mu bintu by'abandi, ariko ibyawe utakwigomwa na gatoya. Ukagira gusa urugwiro igihe ugiye kugaba imitungo y'abandi, igihe ugiye gutanga ku by'abandi, nyamara we nta n'uwo wakwihera igiceri cy'ijana. Kera bavugaga iribwa, inote y'iribwa, ntawe wakwihera n'iribwa. Kandi ugiye wibuka ko byose bizashira. Ku murongo wa 46 n'umurongo wa 47 w'umutwe wa 2 w'iki gitabo cya Daniyeli, umwami atangaza ukwemera kwe abwira Daniyeli ati Imana yanyu ni Imana ihasi izindi zose. Amen. Nubwo umwami yemera byamunkize, biragaragara azongera asubire mu bigirwamana bye, ariko ntacyo aremeye byibuze rimwe ko hari undi mwami umusumba, ariyo Mana, la monotheisme. Ni ya Mana nyine ifite ingoma itazarangira, ingoma izaramba ubuziraherezo. Na Yezu na mu ivanjiri ya none avuga ku by'ingoma y'Imana, araduhumuriza aturarikira imidugararo n'ibiza bidutegereje mu buzima buri imbere. Ariko si byo herezo, kuko Kristo niwe herezo, niwe alfa na niwe omega, intangiriro n'iherezo. Ni koko bakristo bavandimwe, nkuko Yezu yabihanuye, ingoma zose zizashira, abantu n'ibintu bizashira, ariko ingoma y'Imana niyo gusa ihoraho. Ya ngoma ya Kristo, ingoma y'ukuri, urukundo, amahoro n'ubutabera. Kristo niyo ntangiriro, ni naho herezo rya byose. Nta bwoba rero, ntimukagire ubwoba, nimuhumure, Yezu ari kumwe natwe, abamuyobotse natwe tuzatsinda. Amen. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umuyobozi umwe wari ufite mu nshingano ze gufasha abana b'abakene ndetse n'imfubyi, akabahira amashuri ku nkunga nawe yarahawe n'abaterankunga nyine, abandi bita ku mfubyi, birashoboka ko ari Caritas. Umunsi umwe rero umwana w'umukene aza aje kumutakira ngo amufashe gucikiza amashuri. Umuyobozi yanga kumufasha, amugirira ishyari kubera ko umwana yiganaga n'abana be, akaba barusha mu ishuri. Kugira ishyari n'ishyano babyeyi, ngo amurihiye ngo yakomeza kujya barusha. Nuko umuyobozi wacu wo gufasha uwo mwana w'umukene ayafashisha abana biwe, ngo ibintu bijyaho ibindi biri. Umugira neza umwe yumvise akarengane k'uyu mwana, arigomwa agurisha umurima we n'ibindi byose yari afite,
nuko arihira wa mwana w'umukene, wa mwana arangiza kwiga amashuri ndetse yiga na universite mu ishami rya medecine, ubuvuzi. aba umudogiteri ukomeye kubera abagira neza. Hashize igihe kirekire wa muyobozi nyuma yuko nyine bamwirukanye ku kazi, dore ko kuri iyi si nyine nta butegetsi buhaba buramba, bamwirukanye ku kazi nyine kubera amaguye nyinshi yari afite mu nshingano ze, yaje kurwara, arwara ibi bikomeye pe, kandi ntawe utarwara burya, abantu burya turi ubusa, n'ibihangange birarwara. Nuko wa muyobozi wacu wamugejeje kwa muganga, asanga ari wa mwana yanze gufasha cya gihe ariho uri kuvura, wa mwana nyine wabaye dogiteri. Nuko wa mwana amwitaho by'agatangaza, aramuvura arakira. Gusa namwe babyeyi murabyumva mukuriye iyi foto, isoni zari nyinshi kuri uyu muyobozi wacu nyine, kuko mu kwanga gufasha wa mwana nyine yumvaga birangiye ntaho bateze kuzongera guhurira na rimwe, kandi yibwiraga ko atubwo atamufashije ko ahise ajyanwa nko kwiwawa ngo kwiga nk'imyuga mu kigo ngororamuco, cyangwa akaba yaragiye nko mu muhanda mu ikanevu, ngo kubera ko nta n'icyo yamufashije agira ngo n'abandi babayiterera iyo nka we. Murumva ukuntu yahise amucagura mu bantu ba indiscipline bagomba guhanwa kandi bakitabwaho, kandi yari yakagombye kumufasha mu gihe yari agifite ubufasha. Muyobozi, ese wowe ku ngoma yawe nta bana warindagije, imfubyi, abapfakazi, abo wakaruswa? Ingoma yawe imeze ite? Ingoma yawe wari uzi ko izarangira nawe igihe kimwe, ahasiga nyine ugafashwa n'abandi? Ese nusanga uwo utafashije ari ugiye kugufasha, uzabigenza ute? Uzarigitira he muyobozi? Ngo kuko tuzatungurwa mu bihe bya nyuma, babandi twagiriye nabi tukabagambanira, tukabahemukira ku buryo bwose bushoboka, bizarangira wowe ari gutugira neza. Ngo kuko tugirira Yesu nabi, tumubambisha ku musaraba, ariko tutazi ko ari we nyiri ingoma, niwe uzatugira neza kuri finale. Ni nk'abandi bagenzi bacu twatsikamiraga tukiri ku buyobozi, dufite inkoni z'icyuma, abya bindi twumvise mu isomo rya mbere, za ngoma z'icyuma, bikazarangira abo twarindagizaga, wa mwana twanze gufasha, twanze kurihira, twanze guha ibikoresho by'ishuri ngo tumufashe, tukamugirira ishyari, ntazabura Yezu wundi umufasha. Yezu agakora mu wundi muntu akamufasha, akiga kandi akarangiza, yanarangiza akazana kwitaho wamugiriye nabi, akaba uza kuvura nk'uko uyu dogiteri yagenjeje uyu muyobozi. Ngiye ya neza iganza inabi. Umukristo umuvandimwe, ikiza kubwira umwana inzara yarumye, wanyuze mu byago, ibitotezo, bya bindi byose Yezu ari gutuburira bidutegereje, wa mwana wabayeho mu karengane, bamutsikamira bamutsindagira, nuko adakura no kwihorera ngo azishyura bamugiriye nabi, ahubwo azabishyura neza, ukajya kubavura, ukajya kubitaho, abo bose bakugiriye nabi. Ngo wowe Yezu duhemukira n'ubugome bwinshi tugirira bagenzi bacu, tubakorera ibyamfura mbi, babandi tuyobora tukabatsikamira, tukabaryamira n'ingoma z'igitugu, z'agahotozi, za ngoma zo kwica. Nyamara mukristo umuvandimwe, wowe niba ushaka kwinjira mu ngoma ya Kristo, uraba umunyakuri, urabe rukundo, urabe mahoro, urabe katabagama. Ngiyo finale, iherezo ry'abagome. Bagera kwa Kristo bagasanga bararuhiye ubusa, ingoma zabo zarabaye ivumbi, umuyonga. Ese mubyeyi, wowe umuntu aguhemukiye nyine uri ku ngoma, icyo gihe nyine abari ku ngoma ye, ari we waragombaga gukurengera no gukurenganura, wamukorera iki umaze gushyikira ubasha nawe? Bakristo bavandimwe, ni ukwitonda, ni uguharanira kugenza neza tukiri hano ku isi, nicyo cyashobora abo bagome, ndetse no kwirinda kwihorera, kuko nibi byose rega turwanira tukamarana, byose bizashira, hasigare Kristo, ingoma ya Kristo niyo gusa itazashira. Yezu atujyane mu ijuru. Ikiruta rero ni ukumukomeraho tukamuyoboka, kuko niwe ufite byose, niwe izingiro rya byose. Rero abakristo bavandimwe, kuri iyi si ni gatebe gatoki. Uwageze imbere hari ubwo yibwira ko ari bukaze, ari we shefu, ku buryo bitazarangira, nuko abasigaye nyuma akabatera ishoti n'utwatsi ngo rucitse nambutse. Barucitse nambutse babyeyi, après moi c'est le déluge, ngo nyuma yanjye abandi bazirwarize. Ye baba we, ushobora kubona umuntu w'igihangange agahananduka mu kanya gato, ndetse n'umwanya yari ariho, intebe yari yicayeho igahabwa undi, kandi wa wundi akaba ari byaza umusaruro. Uragowe rero muvandimwe, niba umwanya uriho warawisha ubusa, ntuwubyaze umusaruro ngo ufashe nyine ba bandi ukwiriye gufasha, babakene, za mfubyi, babanyeshuri. Rero ugomba kwizigamira ubukungu bw'ijuru, bityo ibintu byose ukoze uharanira ingoma y'ijuru, kuko kuri iyi si nta kiriho kitazarangira. Ushobora kuba nicaye ku ntebe uyu munsi iri kugucira imanza, igufatira ibyemezo, kandi ibyemezo by'amahugu n'ishyari,
ryashyari ryashyano, ariko ejo nawe Imana ikakwibuka. Wowe rero umuvandimwe, Imana ni kwibuka, ntuzihorere, ntuzabagere mu cyebo bakugereyemo. Nyaboneka nagiye nkwirengagiza, wowe ntuzangere mu cyebo nakugereyemo. Uzaca inkoni zamba, ube umuntu mwiza, uharanira nyine ingoma ya Kristo. Ubaye yo kwishyura nk'uko shitani bigenza, nk'uriya muyobozi twumvise haruguru wanze gufasha umunyeshuri kandi ari inkunga nawe ahawe, nawe ari dogiteri ngo aho kumuvura ukaba wamwica, ukaba wanamutera urushinge rw'amazi. Ibyo ntibikare mu bana b'Imana. Abana b'Imana bishyura neza, nta kwihorera mu bana b'Imana. Kwica, ubugome, ibyo byose ni by'abana banyakibi. Za ngoma z'agahotozi zitaramba zizasenyuka kandi vuba. Bakristo bavandimwe, imyanya y'icyubahiro n'ubutegetsi, ubutunzi n'ibindi byose dutunze byinshi, amakuzo dusarura kuri gisi, ubuyobozi dufite, inshuti dufite, abantu dufite, ibintu dufite, tumenye ko bifite iherezo, kuko n'ibyaremwe nyine bizashira. Za ngoma z'isi, erega usibye ko ibintu byose tubyibutswa, ubundi se ari uyobewe ko azapfa. Hasigaye gusa kumenya uburyo nzapfa, ngo hasigaye nkomeze nitegure. Ese nimpfa nzajya mu bagome b'abanyagitugu ngo bica abandi, za ngoma zica, cyangwa najya mu bagira neza, bityo nanjye nkabarwa mu bana b'ingoma ya Kristo. Icyashimisha Yezu nuko muri byose twazataha ijuru mu ngoma ya Kristo izira iherezo. Kristo umwami tumuyoboke. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Yesu niyo mahirwe yanjye, sinzigera